Reka nizere ko mukomeje kugubwa neza aho mwaba muherereye hose. Nk'uko hari ababyifuje ko nabasobanurira uko wakoresha website yitwa intsinzi.com kuri telefone, ubu nje kubasobanurira uko wayikoresha mu buryo bukoroheye. Uraza ukaza n'ubundi kuri browser ya Google cyangwa se ushobora no gukorera indi browser iyo ari yo yose, nta kibazo, hose birakunda. Iyo umaze kwifungura ibimeze gutya, iyo ari ubwa mbere uraza ugakanda hano nk'ibisanzwe kuri register, noneho ukabanza wakwiyandikira. Noneho hano ushyiramo izina ryawe, ahambere, aha kabiri ugashyiramo nomero za telefone, ahakurikiyeho ugashyiraho email, hasi ugashyiraho password. Noneho iyi password washyize hano niyo wongera gusubiza hano hasi kugira ngo uyemeze. Noneho warangiza ugahita ukanda hano kuri register, ubwo uba urangije kwiyandikisha. Iyo urangije kwiyandikisha rero uhita ukanda hano hasi aha handitse login gutya, noneho ugahita usubira inyuma hano. Noneho ubwo uraza wandikemo za nomero wakoresha wiyandikisha, cyangwa se ushobora no gukoresha email. Noneho hano hasi ugahita wandikamo password. Reka nandikemo ibyanjye. Ubwo uhita usacinga ugakanda hano kuri login, iyo umaze kubyandikamo noneho ugategereza igafunguka. Hano urabona ko imaze gufunguka. Ndetse iyo umaze no kuyifungura hano uhita ubona ahantu handitse izina ryawe wakoresha wiyandikisha. Noneho rero iyo ugeze hano abantu benshi nibo biri kubacangira, agahita yibaza akavuga ngo ese ko ndi kubona ibintu bizami biriho gusa. Agahita amuhamagara akambwira ati ibizami nabibuze kuri website wabwiye ntakoresha ndi kwiga. Hano rero kugira ngo ubone ibindi bibazo byinshi, nuvuga ibibazo biza hano hazaho amatesi makeya cyane ngenje nariho, ahubwo uhita ukomereza hano, uhita uza hano handitse turiya tuntu dutatu handitse mini, ukaba uriho wemeza. Numara kuhemeza urabona ko haraza kategori zitandukanye. Nimba ushaka siyanse urakanda hano muri siyanse. Urabona ko hahise haza amasomo ya siyanse, urabona mate, physics, biology, chemistry, urabona ko nizo ziba zihari hano gusa. Aha hari ibintu by'amasiyanse. Noneho reka twongere turebe, wenda tuze hano hasi, hano hari PDF hasimbuka, hano hari external link hasimbuke, wenda tujye hano kuri breeding and construction uhakande. Urabona ko hahise haza ibijyanye, hano agomba kujya haza ibijyanye na TVET. Urabona ko hano harimo scaffolding, hajemo wood working machine maintenance, hakaza new wood properties. Urabona ko ibi ahangaha ni aha TVET. Nanone ushaka kuza hano handitse computer and ICT, naho agomba kuza haza ibijyanye na computer. Hano hasi hakaza fashion and ahangaha ni ibijyanye n'ubundi n'ubudozi. Amategeko y'umuhanda aba ari hano kuri driving. Urabona ko tuze tuyageraho. Noneho dukomeje hano hasi haraza handitse child care and social science. Ubu nuhakanda hano haraza andi masomo atandukanye. Cyane cyane ahangaha tuza tuhasanga amasomo arimo nk'abantu bitegura ibizami by'akazi, naho tuba turabisanga. Tuhasange wenda ubona ko hano harimo ibya dosi, inclusive education, pedagogy, psychology, executive secretary, account secretary, za psychometric ni hano ziri, ndetse n'ibizami bya primary. Hano hasi ukahasanga DTP, teacher in charge of discipline, bonidodi. Ubwo hano tuba turabisanga. Noneho wenda ushobora no kuza ukareba hano ibijyanye na za economy, ni hano kuri business, naho dusanga economy ndetse na entrepreneurship ndetse na accounting. Reka nawe wenda nkore nk'ikizami kimwe
kugira ngo mbereke uko bikorwa ukoresheje telefone. Gusa wenda reka mfungure nk'iki cya inclusive education, ubundi uraza ugafungura wagera hano harimo amabwiriza, iyo ushatse urazuminga nyine ukayasoma neza. Ntugahite ukanda hano kuri start. Gusa iyi sisiteme ahantu nyine ikora ibigaragara neza ni kuri mashine, kuko wowe uhita ubibona bitakugoye. Ni nubwo nyine wafungura hano ugenda usoma ikibazo uhitamo, iyo ujya kuri next haza ikindi, wongera ujya kuri next, ukomeze gutyo. Noneho hano ugiye hahita haza ibibazo 20 ibyo ukora, ariko iyo urangije gukora submit nyuma ukongera ugasubiramo ugasubiramo icyo kizaba umaze gukora, bya bibazo ntabwo byo bigaruka, ahubwo haza ibindi, ntabwo hagaruka bya bimaze gukora. Urumva ko ari ibintu byiza cyane, ntabwo wabikora byose ngo ntabwo wabikora ngo ubirangize. Nyine uragenda ubikore byose. Urabona ko iki kingezeho ni icya 20. Leta nunza hano hasi barahita bampa submit, ariko unashatse wakora wasubira n'inyuma ukongera ukagira ko ibyo washubije ari byo. Rero leta nkanda hano kuri submit, mpite ntegereza bampe amanota. Urabona ko hano wese yaba amanota 28 kuri 40, angana 70%, cyaze 18 kuri 20. Noneho hano kuyobona ibisubizo biri ibyo urebye wishe n'ibyo wakoze, urakanda hano kuri back to dashboard. Noneho ugira hano kugira ngo ubone ibyo umaze gukora, urazamura gutya. Noneho ujya hano hasi handitse your exam history, noneho nyine uhita ukandaho tegeza bifunguke. Urabona ko byamaze gufunguka, nyine wese bampa bya bibazo maze gukora. Ndebe icyo nicyo nakoze. Noneho rero kugira ngo wemererwe gukoresha iyi sisiteme ubanza kwishyura. Reka nabyo bereke ukuntu wishyura. Kugira ngo wishyure uraza n'ubundi urebe uhitemo nk'ikizamini ushaka gukora. Wenda mpitemo icya mbere handi hano, noneho bize yoje amasegonda 9 bahita baguha kano ka message kameze gutya: your trial period is over, you are requested to pay. Uretse ukanda hano kuri okay. Rero numara kwakanda urategereza ahaza akantu ahantu hameze gutya. Iyo ugeze hano rero icyo ukora ni iki: ufata numero yawe ya iri muri momo yawe, ukayandika hano. Kana nandikemo iyanjye muhereko kuri bikorwa. Noneho iyo urangije ubona nk'ubu iyanjye maze kuyandikamo, wowe nawe nujya kwishyura urashyiramo iyawe iri muri momo. Si ngombwa yawe ari kuri mashine yawe ari hehe hose, ushyiramo ingire n'uwo agahita, nubwo ntabwo ari ngombwa ko uri gukoresha iyo telefone. Noneho ugahita uhitamo hano amafaranga hasi. Urabona ko iyo ari 100 ugiye kwishyura, ubwo imara amasaha 4, 300 umunsi wose, 1000 icyumweru, 7 ibyumweru 2, noneho 3 akaba ari ukwezi.